amaraso yamenetse yankuyeho urubanza yaramwoye ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye yaramwoye ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye amaraso yamenetse yankuyeho urubanza yaramwoye ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye. Turagushimiye data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, nkushimiye ko uri umubyeyi kandi uri Imana ishobora byose, nta kintu na kimwe gishobora kurogoya umugambi wawe kuri uyu muntu udukurikiye, kuri uyu mwene data uduteze amatwi. Mu izina rya Yesu mwubake, yubakike nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Nkweretse uyu mwanya twinjiyemo w'ijambo ry'Imana, reka umutima wube hamwe, amaso y'umutima we afunguke, arebe, yitegereze, yumve, arebe nk'uko Paulo yasabiye itorero ry'Efeso. Urakoze kubanye natwe, ubanye nawe, mukomeje, umukuyeho imyuka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data ndabasuje rero, mbifuriza kugubwa neza. Dutangiye dusenga nuko umwuka w'Imana atuyoboye. Tugiye kuganira ibintu bine cyangwa se imyuka ine ibloka, ifunga imigisha ku buzima bwawe, bityo ibisubizo byawe ntibiboneke cyangwa se Imana yagamije kukugezaho ntikibashe kugerwaho. Iyo ubonye hari kitagenda nuko hari kitagenze mu isi y'umwuka, kubera ko ubuzima nk'uko twagiye tubibona, ubuzima umuntu abayeho ni ubuzima bw'umwuka, ni ubuzima bw'imyuka cyangwa se ubuzima bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo umwuka wacu nk'uko birivuga ahamanya natwe ko turi abana b'Imana. Imaze guhamanya natwe ko turi abana b'Imana, igikurikiraho ni iki? Igikurikiraho ni uko twinjira mu rugamba rwo kurwanya imyuka cyangwa se ya myuka igiza ituzaho, twe dutangira kuyigiraho ububasha, tukayigiraho ubushobozi. Hanyuma rero turongera dusome cya gice n'ubundi cy'Abefeso ibice 6 umurongo wa 12, biravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abategeka n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana yacu ishimwe. Ibi bintu bine bibloka umugisha cyangwa se imigisha Imana iba yagennye. Iyo turebye gusenga kwa Daniyeli tubona yuko yasenze ariko ibisubizo bye bikaza gufatwa n'aba bategeka, n'aba bami b'ibirere aribo baje kubloka imigisha ye. Tubona Imana yohereza marayika Mikayeli akaza kurwanirira Daniyeli kugira ngo ibisubizo bye ababashe kubibona, agatsinda abami b'Ubuperesi, ariyo bwo bugereranywa n'iyi myuka yari yarafunze ibye. Ijwi rikamubwira ngo Gaburiyeli mugabo ukundwa, Daniyeli mugabo ukundwa, uhereye ku munsi watangiye gusengwaho warumviswe, warasubijwe. Mu yandi magambo, suko ibisubiza Imana ibita bitanze, suko ibitabirizinze cyangwa se itabirekuye ngo bigere ku bantu, ahubwo bihura n'iyi myuka ibibloka, ibifunga. Iyi myuka ine tugiye kureba ikurwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, maze wakire ibisubizo byawe. Umwuka wa mbere ubloka ibisubizo byawe ni umwuka w'imiryango, umwuka w'imiryango, aho wakuriye. Uyu mwuka w'imiryango, ubuzima wakuriyemo,
iwanyu nta watungaga ibi, iwanyu nta wigeze utunga igare, kuko hari ukuntu abasogokuruza b'abantu cyane cyane byagiye biba cyane muri Afurika, bagendaga bagatanga umuryango w'igitambo, kuvuga ngo ntawe uzigera yiga muri uriya muryango, ntawe uzigera asoza amashuri yisumbuye, ntawe uzakandagira muri kaminuza, ntawe uzigera agira gutya na gutya na gutya. Ibyo byose ugasanga umuryango nta muntu wigize arangiza, n'uwarangije rimwe byibura kaminuza baramusajije, uwarangije segonderi arasara, umuryango w'aba bana iyo barangije barasara, umuryango w'aba bana iyo barangije bajya kunywa ibitabi, ukagira ngo nuko umwana anywe ibitabi n'ibindi bintu bitandukanye, ariko ugasanga umwana arasaze. Mushobora kuba muri umuryango w'umugabo n'umugore, mwarashakanye, ariko ibyo kwa se bikajagura cyangwa ibyo kwa nyina bikajagura, bikajya byataka umwana wanyu. Ari mpamvu twabirebye mu biganiro bitandukanye yuko no gushaka ukeneye guperereza ukamenya qu'est-ce qui se passe dans l'autre côté, niki kiri kuba ku rundi ruhande. So you have to check on the other side what is happening, niki kiri kujya mbere, what is going on, niki kijya mbere kuri uriya muryango ugiye gushakamo, ukabaza ukamenya. Kubera ko kubaza kumenya si uko ugomba kumubenga, ahubwo ni ukumenya mugatangira wenda kuniteguruka, ugataba iwacu hari igihe bigenda gutya, meme ukamwanahuza ibiganza, muti reka dusengera urubyaro, dusengera abo tuzabyara, dusengera abo tuzatura, dusengera ubuzima tugiye kubana. Niyo mpamvu aba couple ziri jeune mwakagombye mukiri aba jeune mwakagombye gusengera hazaza hanyu, ubuzima bwanyu. So uyu myuka rero ibloka ubuzima. Uyu mwuka wa mbere ni umwuka w'umuryango, aho ukomoka, aho wabaye, aho utuye, ibyo byose by'imiryango wakuriyemo yo kwa so wanyu bararaguzaga, nta wageraga kuri ibi, cyangwa se umuryango wanyu bayemo papa wawe bakaba baramutongereyeho ibyo bintu. Ibyo bintu rero bibloka imigisha myinshi ku buzima bwawe Imana yakagombye kukugenera, biraza bikaba bloke, bikibloka ku buzima bwawe. Ahangaha niho bisaba rero ko icyo gihe baba barubatse igicaniro, nibyo tuzavugaho twiga inyigisho ivuga igicaniro ku gicaniro. Ni ukuvuga ngo aha baba baritambitse, barablotse igicaniro, cyangwa se barashyizeho igicaniro cyo guhora bahamagariraho ya myuka. Uzasanga ari abantu baraguza uko bukeye nuko bwije, cyangwa se ari abantu babahutera iyo myuka, ariko ni ibintu biri consistency. Baragutanze, bagize ute umuryango barawublotse, ariko bagahora bahuhera iyo myuka. Ibyo byose rero ni ibintu mu by'ukuri ukwiriye kumenya. Icya kabiri, undi mwuka ukomeye ubloka cyangwa se ufunga imigisha yawe ni umwuka w'aba prophet, cyangwa se lying spirit in the prophet. Ni ukuvuga ngo ni umwuka esprit de mensonge via les prophètes. Ni ukuvuga ngo ni umwuka w'ubushukanyi, w'ubuhenzi, w'ububeshyi uturutse mu kanwa k'abahanuzi b'ibinyoma, les faux prophètes, cyangwa se abo twakita mu cyongereza false prophets. Aba bantu barakubeshya, imyuka yabo ukayizera, ibyo akubwiye yarakubeshye, akakubwira ati dore iby'Imana igiye kugukorera, dore ibi n'ibi n'ibi n'ibi, wabyizereramo quelquefois inshuro nyinshi, ugasanga barakubeshya. Ni abakozi b'Imana y'inyuguti ntoya, cyangwa se bigirwamana niko navuga, binda babeshya, bagira ibyo bita manipulative spirit, imyuka yo kumanipulatinga abantu. Icyo kiganiro gikoze ejo muri kuri televiziyo Rwanda, ndaza kwashyiraho na link ahangaha mu gikurikire, aho ushobora guhita wibaza ese ni gute namenya umukozi w'Imana w'ukuri, ni gute namenya ubuhanuzi, ibintu byerekeye n'ubuhanuzi nabivuze mu kiganiro kuri televiziyo Rwanda ejo bundi bari bantumiye. Ndaza kugishyiraho hano hasi link, kubagishaka
mukibone. Uyu mwuka rero ugenda ukorera mu bantu, bityo ugasanga urabangije, urabishe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ugasanga wizeye ibinyoma, ariko nanone si ukwizera iryo jambo ry'ikinyoma, ahubwo uwo mwuka wihishe inyuma y'ubwo buhanuzi urakuzengereza, ukakuzezengeza, bigatuma rimwe na rimwe utakira ibisubizo biturutse ku Uwiteka Imana ya Isirayeli, se umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Umwuka wa gatatu ukomeye ni umwuka w'isoni cyangwa se umwuka w'ikimwaro. Abisirayeli icyabazezengeje cyane mu gihugu cya Egiputa, bari bariho umwuka w'isoni, spirit of shame. Bari bafite umwuka w'isoni wabagendagaho, umwuka w'ibinegu, umwuka w'ikimwaro. Hantu ujya gukora ikintu ariko se ibi bintu birambereye, uzumva umuririmbyi atera ikorasi akavuga ngo ntawe bitabera nawe byakubera. Ntawe bitabera nawe byakubera. Arimo arakuremamo agatima, arimo arakuremamo agatima keza ko kugukuraho uyu mwuka w'isoni, uyu mwuka w'ibinegu, uyu mwuka w'ikimwaro. Ujya uzengereza umuntu ugatuma atakira umugisha Uwiteka Imana yamugeneye mu buzima bwe. Yarakijijwe, wamaze gukizwa, wakiriye Kristo, ariko rimwe na rimwe uyu mwuka wa shame, w'isoni, w'ikimwaro, w'ibinegu, w'ibisebyo byakugiyeho, ujya unabuza benshi mu gukorera Imana. Ukavuga uti banzi ndi indaya, banzi ndi umunywatabi, banzi ndi umunywanzoga. None ubu buzima koko ubu ninjye nafata mikoro nkabwiriza anga mu migina, ninjye nafata mikoro nkagaragara kuri YouTube. Hari abantu benshi b'abakozi b'Imana bafite ubuhamya butangaje bw'iby'Imana yagiye bakuramo by'ubuzima busanzwe bw'ingeso n'ibindi bitandukanye baretse bakabireka, ariko gukorera Imana bakaba bakiriho uwo mwuka w'ibinegu, w'isoni z'ubuzima bw'ahashize habo. Uyu mwuka rero ujya utuma rimwe na rimwe umuntu atanakira umugisha wo gukorera Imana, uretse n'umugisha wundi usanzwe. Uyu mwuka w'isoni Abisirayeli bawugendeyemo mu gihugu cya Egiputa, rimwe na rimwe niwo wabagendagaho bari mu gihugu bari mu butayu. Abandi bageze bakeya muri bo bageze i Kanani, ariko bakomeza kubaho bafite ibitekerezo byo mu butayu, bafite ibitekerezo byo muri Egiputa. Bagera mu butayu bari kwerekeza i Kanani, ariko bagifite ibitekerezo byo muri Egiputa. Dukumbuye ibi, dukumbuye ibi, dukumbuye ibi. Uwo mwuka rimwe na rimwe ujya ukwibagiza aho Imana igushyize muri ibyo bihe, ugakomeza kwirebera mu mateka yashize cyangwa se ya kera, kandi ubuzima bwarahindutse. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Umushinwa winjiye muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Umunyamerika winjiye muri Kristo Yesu wese ababaye icyaremwe gishya. Bibiliya ikatubwira ngo ibya kera biba bishize umuntu wese yageze muri Kristo Yesu. Paulo yabyandikiye Abakorinto ba 2:5-17 aravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu abari icyaremwe gishya. Ngo ibya kera biba bishize ngo dore byose biba bihindutse bishya. Ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ngo kuko muri Kristo Yesu ari Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabara ibicumuro byabo. Ngo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Ijambo ndarikunda cyane muri Bibiliya, ritwereka yuko once you are in Christ you are a new creation. Iyo uri muri Kristo Yesu, uri umugabo, uri umugore, uri umusore, uri umwana mutoya, ukagera ahantu hitwa muri Kristo Yesu, mentality, imitekerereze yawe, mentalite yawe igomba guhinduka. Uzakira inyungu n'umugisha uturutse ku Mana, imitekerereze yawe ihinduke. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Nimba uri muri Kristo Yesu uri icyaremwe gishya. Uyu mwuka w'isoni ukurwe ku buzima bwawe, umwuka w'isoni ukurwe ku buzima bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Buri gihe rero uyu utari kurwaho uyu mwuka w'isoni ukomeza kwirebera mu mateka yahahise. Uyu myuka ikurwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ikurwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu.
igenda itinza ibisubizo byawe n'ibindi bigiye bitandukanye by'Imana. Blessing, hari umugisha Imana yageneye abana bakijwe n'abatanakijijwe, ariko cyane cyane biba umugisha, biba akarusho ku muntu ukijijwe. Iyo umenye ibyo urwana nabyo, twarabibonye ibyo nari mvuze ngo by'abakijwe n'abadakijwe, ko Imana itanga quelquefois itanga umugisha ko Bibiliya avuga ngo ivubira imvura ababi n'abeze. Ibyo byo twabiganiyeho. Kubera iki? Ushobora kwandika mu kiganiro ngo kubera iki abakristo badasubizwa rimwe na rimwe cyangwa se baba bakene, abadakijijwe bakaba bakiri. Icyo kiganiro waza kukireba. Hanyuma ibyo bigenda bitera umwuka w'ikimwaro, ugenda utuma habaho gusubira inyuma, kugenda usubika ibintu bimwe na bimwe, imishinga wari ufite ugenda utera, ugahura n'abantu bakakugirira jalousie cyangwa se ishyari. Ni ibintu bigenda bigusubiza inyuma, byose bikwiye gutsindwa mu izina rya Yesu. Ibintu byakuvaho gute? Shaka umukozi w'Imana, musengane mu izina rya Yesu. Iyi myuka yose igende ikuvaho mu izina rya Yesu. Cyangwa se nawe wicare nk'umwana w'Imana, niba warakijijwe, warakiriye gukiranuka guturuka ku Uwiteka, kuri Yesu Kristo, kuko ari we niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Waragabanye gukiranuka kw'Imana, uri mu rukundo rw'Imana, ubohewe mu rukundo rw'Imana, ukeneye kwihana. Bibiliya ivuga ngo ni metanoia mu Kigiriki, bisobanura to change one's mind, guhindura imitekerereze yawe. Ukeneye kugira mentalite yo kumva ko uri umwana w'Imana. Ubihawe n'iki? Ubihawe n'ijambo ry'Imana rikubwira ngo uyu munsi uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. You are a son of God, uri umwana w'Imana. Ukeneye kugira imitekerereze y'abana b'Imana, ukavuga ngo nabaye icyaremwe gishya. Ukamenya ko mu gakiza harimo gukurwaho karande, harimo gukurwamo indwara z'ibyorezo, harimo gukurwaho ubuzima bw'ibyaha, harimo kugendera mu mbaraga z'Imana. Iyo wakiraga agakiza mu kinyejana cya mbere, byabaga bisobanuye kugendera muri ubwo butware bwose, ariko mu gihe wakiriye Yesu Kristo ku mwuzuro, ndabisubiramo, kwakira agakiza, gusobanukirwa na Yesu Kristo wakiye muri wowe. Ko biravuga ngo hariho ba Yesu bandi. Yesu yageze mu muntu atanga amahoro. Yesu w'ukuri aguha amahoro. Icyambere akwereka yuko uri iburyo bwa Data. Bibiliya avuga ngo nimba twarakishijwe dufite amahoro ku Mana, ngo kandi maze kumuzura imuzamura hejuru y'amajuru yose, ngo yicara iburyo kwa Data, ngo kandi twicaye muri we mu buryo bw'umwuka. Birikavuga ngo umwuka wacu ahamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Nimba ufite gushidikanya, hari icyo utarakira muri wowe. Icyo ni ikihe? Ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Urwandiko rw'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16, ngo kuko ubutumwa bwiza ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa guhera ku Muyuda ukageza ku Mugereki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16, reka amasomo aravuga ngo erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Imana yacu ishimwe. Ku murongo wa 17 ngo kuko muri bwo arimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako, nk'uko ibyanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Imana yacu ishimwe. Ukeneye kugira metanoia, kwihana, ariko guhindukira intekerezo zawe, ukakira kuri umwana w'Imana, ukakira kudatsindwa, ukakira kutaneshwa, ugatangira kubibaho atari ukubivuga ku rurimi gusa, ahubwo unabigenderamo mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe. Ndagushimiye Data twese mu izina rya Yesu Kristo. Ngushimiye kuri Imana ishobora byose kandi iri hejuru ya byose. Uri Imana iganje mu buzima bwacu, kandi uri Imana ihambaye, ikora imirimo abanyamaboko batabasha gukora. Uhindura amateka y'umuntu. Nsengeye umubyeyi wari uri mu kwizengurukaho ku buzima butandukanye nk'ubwo Abisirayeli bahozemo. Nsengeye umugabo, nsengeye umusore, nsengeye umukobwa. Hari ubuzima rambiwe, hari ubuzima yagiye anyuramo ukabona biranze, biturutse kuri imyuka itandukanye twagiye tubona yasekuye ubuzima bwe. Reka yakira imyumvire mishya. Reka nk'uko ndimo nasenga nonaha, dusengane, dufatanye, yumve ibyiringiro
byahindura biri mu mutima we, yakira imyumvire mishyashya ituruka aheraho mu ijuru, aheraho mu ijuru. Imana ikomeye ihindura ubuzima bwe, uhindura ubuzima bwe, uhindura ubuzima bwe data, uhindura amateka ye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri Imana ikora itandukaniro, kandi uri Imana itari bayari, uri Imana iri hejuru ya byose, uri Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Ndagushimiye ko uhindura ubuzima bwe, ndagushimiye ko uhindura amateka ye, ndagushimiye ko usenyeye imyuka mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Urayirimbuye uyishyizeho iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumuhaye kwakira imyumvire mishya, urakoze kumuhaye metanoia, umuhaye guhindura imyumvire mishya, umuhaye kwihana mu buryo bw'ubumana mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha. Hariho nimero, nimba ukeneye isengesho dushobora gusengana cyangwa se tugahura tukaganira mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana agukomeze kandi akwambutse iyo myuka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane we, tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane, tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane we, tugumane mwami, haleluya, mwami tugumane.